usibye gusa ndagira ngo nsoreze ku kindi gice cya kabiri cy'ubuhamya. Murashaka kubyumva? Abashaka kubyumva mugire gute? Amina, amina, amina. Ejo nababwiye ukuntu Imana yantabaye kanteturura. Nari imaze imyaka ingahe numva ko mukibyibuka? Imyaka ingahe? 20 n'ingahe? Ni 3. Hari igihe cyageze madami ararota. Aravuga ati ariko rero narose iyi nzu turimo ishya. Ndavuga nende ko wa mugore waje urota neza ukarota nk'abandi. Ndavuga ati iby'inzozi zawe ntabwo nzi ukuntu bimeze, rero reka tubireke turebe uko bizagenda. Umunsi umwe turyamye, hari habaye nko mu saa 5 y'ijoro. Abana baryamye mu cyumba kiri hafi naho igikoni kiri. Twumva baravuze bati nimutabare, inzigize gute? Inzira hiye. Mbangeze hanze, ngongere hanze sanga n'ubundi zankwi zafashwe. Noneho ahubwo umuriro wabaye inkekwe, nsanga amabati asakaje igikoni yari amabati y'ingunguru, y'amabati ya kera. Imbaho zose zahiye, zari zikubise ku gikoni, ahubwo amabati ari kugira gute? Ari kwihonda hasi. Reka noneho rero bize ku ituru ya 3, bize ari rurangiza. Ntibyarukira ngo arongera ararota ati nyamara nongeye kurota igize gute? Ishya. Afata initiative aravuga ati rero haleluya, twongere dore Imana yacu icyubahiro. Nimuhumure, umunsi umwe tuzataha. Nubwo twahora n'ingorane, tugahora n'ibibazo, tugahora n'ibidusimburanaho, ariko hacu ntabwo ari ino, kuko umwuka w'Imana twahawe. Haleluya. Turi mu izamu rya 3. Izamu rya mbere ryari izamu ry'Imana, uburyo yakoranaga n'abantu bayo mu buryo bw'umwuka muhangano. Umwuka akajya ku muntu, Imana ikavuga ibyo ishaka kubwira itorero, ariko byarangira umwuka kongera agasubirayo. Cyari igihe cy'Imana rero ubwayo. Haje igihe cya kabiri, izamu rya kabiri ryari izamu rya Yesu Kristo. Haleluya. Aravuka, akora imirimo ye, arangije imyaka 33. Nawe aravuga ati ndabasize intumwa ze, ariko aravuga ati mbasigiye isezerano, nk'uko turimo turindiriye muri ya minsi 10. Igihe cyarageze, umwuka wera aramanuka. Haleluya. Uwo mwuka rero wamanutse ni igihe cya 3, ni izamu rya 3, kandi nyuma ye nta wundi uzakurikiraho, kuko mwuka ni uzacyura itorero ry'Imana. Amina. Impanda y'Imana nivuga, umwuka uturimo ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana, nibwo tuzahita dutaha iwacu. Impanda y'Imana nivuga nkuko twabiririmbaga, tuzahita dutaha. Nimureke twinjire mu ijambo ry'Imana. Numva Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice 8 umurongo wa 28. Abaroma ibice 8 umurongo wa 28, turageza ku wa 30. Niba twahageze reka dusome. Haranditswe ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ngira ngo tuganireho muri uyu mwanya mutoya uciriritse, riravuga ngo byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Iryo jambo byose kera hari intera bitaga ngo ni intera rukomatanyo. Nukuvuga ngo no gukomatanya ibyiza n'ibibi, amahoro n'amahirwe, kwirirwa ubusa no guhaga, gukena no gukira, ibintu byose bikagenda bisimburana, bigusimburaniraho. Ngo ariko kuri wa wundi wahamagawe n'Imana, ngo ibyo byose iyo biteranye bifatikaniriza hamwe kutuzanira iki? Kutuzanira ibyiza. Imana ibwira Yeremiya ngo erega hari ibyo nibwira nzabagirira,
ni ibyiza, ni amahoro, si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona ryari, w'ibyo muzabona hanyuma. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Uyu mutwe w'amagambo rero murike turebe mu magambo abiri. Ijambo rya mbere riravuga ngo zirikana urukundo rwagutoranije kera. Wagize gute? Wagutoranije kera. Imana yaragutoranije, irantoranya. Niyo mpamvu Paulo abwira Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4 ngo nguko wadutoranirije kera muri we, muri Kristo Yesu, isi itararemwa, ikadutoraniriza kugira ngo tube abera tutariho umugayo. Haleluya. No kuvuga ngo icyo uri cyo uyu munsi Imana yakigennye kera, isi itararemwa, muri Kristo Yesu. Niba uri umuririmbyi uri aha ngaha, ntabwo ari impanuka. Haleluya. Abaririmbyi nimuhereze Imana icyubahiro. Ntabwo ari impanuka. Niba uri umukozi w'impanuka, uri umudiyakoni, kuba urimo udiyakona ntabwo ari impanuka. Bashumba bene data, mwarimu, kuba muri aha ngaha ntabwo ari impanuka, ahubwo Imana yabatoranije kera, isi itararemwa, muri Kristo Yesu. Icyo umuntu akora icyo ari cyo cyose, gihora uzirikana yuko Imana yari yaragutoranirije kera muri Kristo Yesu. Buri muntu wese mu gihe cye rero agenda ashikwaho n'igihe cy'Imana. Haleluya. Ijambo rya kabiri tuza kwerebera riravuga ngo turiza mu isezerano. Haracyariho ibyiringiro byo gutabarwa. Amina. Turiza mu isezerano, urindire, ibyiringiro byo gutabarwa birahari. Imana yarantoranije rero, iragutoranya. Nubwo wahura n'ibibazo, ugahura n'ingorane, ariko menya ngo Uwiteka yantoranije kera. Paulo yongera kubwira yandikira Timoteyo mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 9. Haravuga ngo Imana ngo yaduhamagaye guhamagara kwera. Haleluya. Yaduhamagaye guhamagara kugira gute? Guhamagara kwera. Bitewe n'imirimo, kuko ntayo twari dufite, ahubwo yabitewe nuko yabigambiriye ubwayo. Haleluya. Yabigambiriye ubwayo ngo no kubw'ubuntu bw'Imana twaboneye muri Kristo kuva kera kose. Imana rero yatugizeho umugambi mwiza, iradutoranya, itugira icyo turi cyo. Hari n'abandi benshi igihe cyabo kitaragera bazajya baza bakadusanga muri uyu murimo, kuko cyo twabivugaga tuti urugendo tumaze kurumaramo iyi myaka igera kuri 50, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu. Amina. Mwarimo mutubwira muti muraza kugera mutubwira no kwibanga icyababashishije kuba muri urugendo iyo myaka yose ingana gutyo. Nta rindi banga, ahubwo nukumenya yuko ibyo uhuye nabyo, byaba ari ibisharira, byaba ari ingorane, zaba ari uguhura n'akaga kanyuranye, ukamenya yuko byose birimo bifatikaniriza hamwe kutuzanira iki? Kutuzanira ibyiza. None urashonje, ejo urahaze. None uri ku murimo, ejo baraguhagaritse. None urakize, ejo urakennye. Ntukajye uvuga ngo ndatashe, ibi mbivuyemo ngo Imana iranzinutswe. N'abatubanjirije nuko byabagendeye. Haleluya. Burya Imana igenda idushyira mu ishuri ryayo. Mu ishuri ry'iki? Mu ishuri ry'Imana. Ukamenya yuko icyo yagutoranirije ni ukugira ngo tube abera. Umwanditsi wa Zaburi avuga ngo abera bo mu isi nibo mfurangira gute? Nishimira bonyine. Ngo kandi tugende tutariho umugayo. Burya ni ingorane kugendana umugayo. Kugendana umugayo. Saba Imana kugira ngo igufashe mu murimo ntujyeho umugayo. Abantu nibakureba bagushakeho impamvu ntibayibone, ukomeze utumbire Yesu, kandi hamwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Paulo abwira Abafilipi ibice 13 ngo nshobozwa byose na Kristo mpereza iki? Mpereza imbaraga. Yesu abwira abigishwa be ati cyakora nkurikije uko mbabona nimurindirire Yerusalemu nk'uko ejo barimo batubwira iryo jambo, muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagera gute? Nabamanukira. Muzi yuko Yesu yamaze gupfa, barongera baratawanyika basubira iyo bavuye.
harya Yesu yari yakuye Petero na bene Zebedayo cyane asanze bari kuroba, akabakurayo akabajyana akabashyira mu murimo, ngo ariko Yesu amaze gupfa barabyibagirwa. Bamaze kubyibagirwa barongera basubirayo. Petero avuga ati nsubiye kuroba. Muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 21, kugeza ubwo Yesu yazutse ntibabimenya, ahubwo abagore nibo babimenye, ngo bazinduka ku gituro bajyanye ibihumura neza. Bagezeyo marayika arababwira ati ni iki gituma mushakira umuzima mu bapfuye? Ndari hano ho bwagize gute? Abagore nimuhereze Imana icyubahiro. Hari igihe abagabo ngo ni abanyantege nkeya, abagabo bahunze bagiye, ariko abagore barazinduka baravuga bati nubwo yapfuye reka tujye gusiga umubiri we ibihumura neza kugira ngo we kugera mu vezo de ukomeze kugira impumuro nziza. Ariko bahageze basanga Yesu yazutse. Haleluya. Baragenda babwira ba Petero ati yemwe umwami wanyu yagize gute? Yazutse. Umwanya bakibabwira Yesu aba yazutse, abasubiye ku nyanja, ajya kubarebera hahandi yabasize, asanga barimo bararoba. Arababaza ati yemwe bana banjye, mbese mufite icyo kurya? Bari bagiye mu nyanja gushaka iki? Icyo kurya. Batafandi yagiye, databuja watugaburiraga watangaga umusoro ku bwacu yagiye, reka tujye gushaka iki? Icyo kurya. Ariko baragishaka bagena gute? Barakibura. Amafi mu nyanja barayabura, baroba iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma baraheba. Ariko Yesu arabaza ati mufite icyo kurya? Baravuga bati ntacyo. Yesu aravuga ati nimujugunye urushundura hehe? Iburyo. Haleluya. Bajugunye iburyo, barafata ifi nyinshi cyane, kandi bageze hakurya basanga amafi yokeje ku makara n'umutsima. Ntumbaza aho Yesu yarabikuye, ariko aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bigira gute? Birahinduka. Barabanza bararya, banza bakemurira ikibazo. Yarabaje ati mufite icyo kurya? Yari azi ko ntacyo. Arabanza arabagaburira, none yongera kubahereza amabwiriza mashyashya. Rero noneho rero nazutse, amara iminsi 40 abiyereka, akora imirimo, ababwira iby'ubwami bw'Imana, abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ariko noneho ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8 arababwira ati icyo akora muzahabwa imbaraga umwuka wera najyara gute? Nabamanukira. Haleluya. Byose bifatikaniriza mwe kutuzanira iki? Kutuzanira ibyiza. Nuhura n'ibibazo ugahura n'ingorane, uzamenye yuko ibyo byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ikindi kintu cya kabiri Imana yaduhamagariye ikadutoranya kera muri Kristo Yesu isi itararemwa, no kurwana intambara nziza. Kurwana intambara imeze gute? Intambara nziza. Pawulo abwira Timoteyo, aravuga ati narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Baririmbye ni murwara intambara nziza. Bashumba turwara intambara nziza. Babwiriza butumwa turwara intambara nziza. Bakristo bene data turwara intambara imeze gute? Turwara intambara nziza, kandi ni muhumure, sitwe turwana, ahubwo n'umwuka wa Kristo uturimo urwana mu cyimbo cyacu. Reka babwire ko hari amasoko y'intambara. Hari amasoko 3 y'intambara. Amasoko angahe? 3. Ikintu cyo mugomba kukimenya, amasoko 3 y'intambara. Hari intambara ya mbere iterwa n'Imana ubwayo. Haleluya. Imana igateza intambara, ikakwangarisha intambara itakwanga, ahubwo igukunda, igira ngo irebe ukunda uhagaze muri Kristo. Nimwibuke yuko Yobu yahuye n'iyo ntambara. Hara mu gice cya mbere cya Yobu, ngo Satani yaravuye kuzerera mu isi. Imana iramubaza ati Satani uvuye hehe? Aravuga ati mvuye mu isi kuyizereramo. Imana iravuga ati wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu akiranuka akirinda ibibi? Urumva yuko Imana niyo yamwangarije intambara. Satani aravuga ati rero adakiranuka, atitwara neza, wahiriye imirimo y'amaboko ye, wahiriye urubyaro rwe. Yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3, barimo witwa Keziya na Yamima na Kereni-Hapuki, ngo bari abakobwa beza cyane aho muri Usi y'Iburasirazuba.
Imana iravuga ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo bituma abasha kunyubaha, nubwo afite intama nyinshi n'ingamiya n'ibimasa, si byo bituma anyubaha, ahubwo ku mutima we afite gukiranuka, ntabwo bikomoka kuri ibyo bintu namuhaye. Satani aravuga ati rero nyemerera nkore ko biriya bintu urebe yuko atakwihakana. Imana iravuga ati ndabiguhaye yenda ubikoreho, ariko icyo ntaguhaye ni iki? Ni ubugingo bwe. Iryo ni ishuri ry'Imana, iyo ni intambara ya mbere, iyo ni isoko ya mbere y'intambara, urugamba Imana iguhamagarira ikarugushyiramo, ugahura n'intambara Imana igize gute? Ibyemeye. Ariko muzi ukuntu byagenze, bahura n'ibyago bikomeye, bahura n'ingorane, abana bose barapfa, amatungo yose amushiraho, abagaragu n'abasha bose baramwihakana, n'umugore aramubwira ati wari ukwiye kuvuma iyo mana ikipfira. Ariko Yobu aravuga ati navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye, izina ryo Uwiteka rihabwe iki? Rihabwe icyubahiro. Yobu ahagarara mu rugamba neza, kuko yarazi neza yuko urwo rugamba ari Imana yemeye ko arujyamo. Iyo ntambara akaba ari Imana iyimuteje kugira ngo ayibemo. Muzi ukuntu byaje kugenda, byaje kurangira Yobu atsinze urugamba, Imana irongera imugarukaho, amenya ririya jambo ngo navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye, izina ry'Uwiteka rihabwe iki? Icyubahiro. Aravuga ati rero ntabwo nzikuraho kuba iki? Inyangamugayo, nubwo napfa. Mu gice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ati nubwo napfa ntabwo nzikuraho kuba iki? Inyangamugayo. Iyo ni isoko ya mbere y'intambara iterwa n'Imana. Isoko ya kabiri y'urugamba y'intambara ni urugamba rwa Satani. Urugamba rw'iki? Ngo urugamba rwanjye na Satani ni kumurimbye yaririmbye ngo Yesu ni umbera ingabo inkingira. Satani agahagurutsa abadayimoni, agahagurutsa ingabo ze zikuzimu, bakakurasa imyambi y'iburyo n'ibumoso kugira ngo bakubuze gukomeza urugendo. Urwo ni urugamba rwa kabiri Satani aduhagurukiriza, kuko n'umwanzi wacu, ariko turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya. Umwami wacu ni ugira gute? Utuneshereza, tumuhereza amashyi n'impundu. Nuhura n'urugamba rw'abadayimoni, pfukama usenge. Haleluya. Wishingishije kuri za ntwaro ejo twavugaga, ugire ukwizera, ugire gusenga, ugire kwihangana, ugire gukiranuka, ugire ijambo ry'Imana mu mutima wawe, urugamba uzarutsinda. Amina. Iyo ni isoko ya kabiri y'intambara. Isoko ya gatatu y'intambara ni isoko y'urugamba ruba mu muntu bwe. Urugamba ruba hehe? Mu muntu ubwe, akagira intambara zimuvamo, nka zimwe zabaga muri Sawuli. Akimara kubona Dawidi wa wundi twaririmbye n'abaririmbyi baririmbye amaze gusigwa amavuta, ngo Sawuli yatangiye kumuhiga, atangira kumuhiga ashaka kumwica, avuga ngo azamusimbura ku bwami. Iyo ni intambara iba mu muntu ubwe, akavuga ati bizagenda gutya. Urwo rugamba rukaba mu muntu, iyo ntambara akayibana, akajya avuga ngo abantu baranyaga kandi ntawe umwanga, ataba abantu barampiga kandi ntawe uguhiga, ahubwo ni umutima wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kiruta umutima w'umuntu gushukana. Umutima ukagushuka, ukakubyukiriza intambara, kandi nta wundi muntu uyiguteje, ahubwo n'umutima wawe. Imana idufashe, Imana idutabare kugira ngo twebwe turwane intambara nziza. Haleluya. Turwane intambara nziza, tumere nk'uko Paulo yavuze ati narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'umwami wanjye yanteguriye n'abandi bose bakunze kuzaboneka kwe. Turiza mu isezerano hari ibyiringiro byo kugira gute? Byo gutabarwa. Haleluya. Turiza mu isezerano. Niba ufite intambara, niba ufite ibibazo, wowe tuza gusa utegereze, hari ibyiringiro byo kugira gute? Byo gutabarwa. Ngo nubwo igiti cyatemwa, igihe kiragera igishitsi kigasazira mu butaka, n'imizi igasazira mu butaka, ngo ariko iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka. Haleluya. Kirashibuka kikajyana amashami y'iki? Y'ibitontome. Igihe kiragera rero
isezerano nubwo rifite ibirirwanya, ariko humura, hari ibyiringiro byo gutabarwa. Amina. Ibyiringiro byo kugira ngo bene data, byo gutabarwa. Hagarara neza ushikame, uzirikane urukundo Imana yagukunze, uhagarare neza mu isezerano. Ibyiringiro byo gutabarwa bigize gute? Birahari, kandi mu gihe gikwiriye Imana izakugarukaho, kuko ngo byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira iki? Kutuzanira ibyiza. Ari ibyiza, ari ibibi, hari ingorane, ubona mu gihe gikwiye wari umugambi w'Imana, bigafatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ejo nababwiye ukuntu Imana yantabaye ikanteturura. Nari imaze imyaka ingahe numva ko mukibyibuka? Imyaka ingahe? 20 n'ingahe? Ni 3. Niba umaze imyaka 5 rero, wowe tuzi umutima, nanjye naratabawe maze imyaka 20 n'ingahe? 23. Uwiteka yihesha icyubahiro, impereza umwana w'umuhungu. Ubu nguyo murebye ndavuga nti iki ni ikibondo cyanjye. Haleluya. Imana yageze gute? Yaranteturuye. Nawe izagera gute? Nawe izaguteturura. Ariko si ibyo gusa, ndagira ngo nsoreze ku kindi gice cya kabiri cy'ubuhamya. Murashaka kubyumva? Abashaka kubyumva mugire gute? Amina, amina, amina. Ubu tuba turimo tugenda tunababwira nyine rwa rugendo rw'imyaka 50 uko twarugenze. Burya ikigerageza kimwe kirarangira, ikindi kikaba kigira gute? Kikaba kiri gukomanga. Bigenda bisimburana, kandi byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hari igihe cyageze madami ararota. Agira gute? Wa wundi twisunganye nababwiye turi kumwe aba ararose muri 2016. Aravuga ati ariko rero narose iyi nzu turimo ishya. Arabivuga. Aho twari dutuye ku isambu kuri gakondo, amasambu menshi, mpinga, nkeza, mfite amatungo. Nkavuga ati nta kintu cyankura hangaha, ntabwo nshobora kuhimuka. Ariko twasenga Imana ikavuga ati saha gusa, ahubwo nshobora no kuzakuvana, kuko aho nari ntuye kugira ngo mpagere na moto mvuye kubwiriza ubutumwa. Imvura yaguye, cyabaga ari icyondo cyinshi cyane kugira ngo mpagere. Aravuga ati rero narose iyi nzu ishya. Ndavuga nende ko wa mugore wajya urota neza ukarota nk'abandi. Inzu igira gute? Nari narayivuguruye, narayubatse neza, igisenge narakizamuye. Iri iwacu ibisenge bizamuye tubyita ngo nagacurama. Igisenge cy'agacurama. Amadafari yazungurukije inyuma, ntera maripo wayereo, ukabona ari inzu nziza. Ibyo gusiga amarangi nta muntu yansigira, byo ndabizi. Nzi gusiga amarangi, abafundi barubaka amarangi ninge abareba. Wayireba ukavuga ati ni inzu y'umukozi w'Imana ishimishije. Aravuga ati rero iyi nzu nubwo imeze neza, ariko narose igira gute? Narose ishya. Ndavuga ati by'inzozi zawe ntabwo nzi ukuntu bimeze, rero reka tubireke turebe uko bizagenda. Umunsi umwe turyamye, hari habaye nko mu ma 5 y'ijoro. Abana baryamye mu cyumba kiri hafi naho igikoni kiri. Twumva baravuze bati nimutabare, nimutabare, inzu igize gute? Inzu irahiye. Twajyaga ducana umuriro muri rondereza mu gikoni, kuko cyabaga cyegeranye n'inzu nini. Uko ducana umuriro ukagenda wibikamo, iyo kiza kuzamuka kiragera umuriro urazamuka. Nko mu kwezi kwa 8 hari inkwi twabaga twarashije, twasaga inkwi tuzacana nk'umwaka wose, tukarunda ku rusenge n'izindi hose mu gikoni. Wa muriro urazamuka ufatwa muri zangwe. Ngo tubyuke tugeze hanze dusanga umuriro watangiye gushabira ugera hejuru muri zangwe. Amahirwe hari amazi yarari mu itanke. Tuba turatabaje, turahuruje tuti nimudutabare, nimudutabare, inzu igize gute? Irahiye. Abaturanyi baza birukanga. Noneho dutadufungura amazi muri robine, baradufasha tumena amazi kuri zankwi. Tugira amahirwe tubona wa muri ugize gute? Urahosheje. Imana ibitanze sinye ya mbere. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko inzu izagera gute? Izashya. Ntibyarekera ngo arongerera arota ati nyamara nongeye kurota igize gute? Ishya. Afata initiative aravuga ati rero
ibi ngibi hari igihe nyine wa mugani byazanaba aravuga ati diplome zanjye ndazifata nzishyire ukwazo, noneho n'impapuro z'ubutaka nzishyire ukwazo, ati iramutse inahiye nibyo nagera gute, nibyo nasohokana. Ngewe diplome zanjye zo mu iyobokamana n'ibintu byanjye byose byabaga muri biro, nageraga ibitabo byinshi cyane bipakiye kuva nyine nkiri umusore, nakundaga gusoma nkagira ibitabo byose biraho muri biro. Ndavuga nti nyine uko wabitekereje bigenze gutyo, ariko buri Imana izagera gute, izadutabara. Ariko burya umugambi w'Imana urakomeje. Umunsi umwe turi mu bukwe ahantu ku mukozi w'Imana witwa Adrian Munyantore, igihe kigeze cyo kujya muri reception, noneho twumva umwana arahamagaye ati nimutabare ku manywa y'ihangu, ati nzigize gute, ati nzirahiye. Nahise nirura moto, tuza twirukanga ngo tugere mu rugo, dusanga itara nk'iri ngiri ryasigaye ryaka, noneho riza kumanukira kuri matora abana baryagamo mu cyumba cy'abana. Umuriro ufata muri ya matora, muzi umuriro yigeze muri matora ukuntu bigenda, umwotsi uracucumuka, abaturanyi n'ubundi baraza barahurura, noneho wa muriro barawuhosha, umuriro urazima. Twahageze dusanga umwotsi uri gucucumuka, ariko umuriro ugira gute, urazima. Kibari ikimenyetso cya kangahe, cya kabiri cyuko inzu izagera gute, inzu izashya. Reka noneho rero bize ku ituru ya gatatu, bize ari rurangiza. Ubwo madamu yari amaze aho kwitegura, ibyangombwa bye byose yarabishyize hamwe, avuga ati nibiramuka bibaye nibyo nzabadukana. Umunsi umwe rero turyamye, byari bibaye nka 5:30 z'ijoro, nubone twumva abana barahamagaye muri cya cyumba cyabo, ati yemwe nimutabare zigeze gute, inzira hiye. Nabyutse nambaye mugondo n'agapira ko kurarana, ndasohoka njya hanze. Ubwo nambaye nta nkweto, nambaye nta nakamba mbiri, mbega mbangeze hanze, ngongere hanze sanga n'ubundi za nkwi zafashwe, noneho ahubwo umuriro wabaye inkekwe. Nsanga amabati asakaje igikoni yari amabati y'ingunguru, y'amabati ya kera, imbaho zose zahiye, zari zikubise ku gikoni, ahubwo amabati ari kugira gute, ari kwihonda hasi. Abantu barahuruye. Hakurya polisi, igihugu cyacu kizi gutabara, abapolisi baraje, n'umuyobozi w'umurenge abaraje, abantu barahurura. Noneho mu kanya gatoya turi kugira ngo ni igikoni cyahiye gusa, ubwo nari nataye umutwe nkajya muri ikintu nkora, nkajya mfata umukongogo nkajugunya mu muriro, meze nk'umuntu wataye umutwe, nkaho nibura natangiye gusohora ibintu byo mu nzu nini. Ndi kuvuga ngo inzu nini ntabwo iza gufatwa, sinzi ukuntu umuntu wafashe kuri suplafo nayo ibirafashwe. Yanzu rero burya izanzu twita agacurama, mw'iparafa barimo ibiti byinshi cyane bijya bisobekeranye, umuriro ugeramo no kuri za triplex zikoze iparafo n'amarangi asize n'amaverini bigezemo mbere nkaho ari essence. Abantu bagiye guhurura, abashumba bari hari hafi simupiyeri barahageze. Kibatsi cy'umuriro wakibonera nko muri metero 20 hejuru mu kirere. Abapolisi bahageze n'abandi bose barabaza bati ese abantu bavuyemo ni bazima? Madame yahagurutse, yafashe za diplome ze, afata telefone zombi arabisohokana. Abana bo bari basohotse kari, bose bageze hanze. Ubwo mu nzu harimo moto ebyiri, burya inzu haba harimo ibintu byinshi, za matora zirunzemo ibintu nahashye kuva ngira umusore, ibintu byari byinshi cyane. Ubwo nasohotse nyo dusohoka dutyo, icyakora umuturanyi ne waje yirukanka afata matora nini twaryamagaho, no kwiterura byari bigoye, sinzi ukuntu Imana yamuhaye imbaraga arayisohora. Cyokora na za moto barazisohoye, harimo n'imashini doda nayo arayisohora, na televiziyo barayisohora, n'utundi tuntu twangushe bashyira hanze. Inzu irashya irakongoka tuyireba. Tugira gute? Tuyireba. Burya ushobora kuryama uri umukire, bugacya wabaye iki? Wabaye umukene. Mushiki wanjye newe waje aravuga ati se burya nta nakamambere ugize gute wambaye? Yikuramo kamambere yari yambaye, abarizo mpa nshyira mu birenge. Imyenda irashya iratikima, ibintu byose birashya birarangira, ibintu bihinduka iki? Biba umuyonga. Nifata kwitamanya. Kandi ubwo naririmo nerekeza mu kiruhuko kizabukuru. Buryo ikintu kirusha umuntu mukuru no kuzabaho adafite ahantu ho kuba.
ntabwo nigeze mba mu icumbi, ntabwo nigeze mba mu nzu z'ubukode nk'ino mu mijyi. Mukunda umuntu ashobora kubyiruka ari umusore ari mu nzu y'ubukode akazarinda asaza ari arimo. Mu cyari wacu ibyo ntibibaho, biba bisanga ugira inzu yawe wiberamo kandi uzayisaziremo. Inzira nshya n'ibintu byose birakongoka, biba birarangiye. Umwarimu uyobora umudugudu agira imodoka y'Idayihatsu, yarayizanye ashyiramo twa tuntu twangushye, aradupakira tujyana iwe. Tugera amahirwe yari afite inzu yabagamwe abantu bayibamo, bari bamaze iminsi bayivuyemo, none aragenda dushyira muri iyo nzu tubamo, dusigara turindiriye uko Imana izabigenza. Kubakunda Imana byose bifatikanyirizamo kutuzanira iki? Ibyiza. Ubwo nari mfite gahunda yo kuzajya kubwiriza ubutumwa aho nayoboraga, n'ingiyobora muri paruwase yo ku Nkombo hakurya. N'ubundi ntabwo byatumye ku cyumweru ntajyayo. Umukozi w'Imana yazanye ikote, yampereza ikositimu imwe mu zo yari afite, ngenda nambaye ariko njya kubwiriza ubutumwa. Amina. Kandi ngezeyo numva n'ubundi imbaraga ziraje. Haleluya. Mbwiriza ubutumwa nk'udafite iki? Nk'udafite ikibazo. Kuko nubwo ibintu byari byagiye byose bigashira, ariko ubuzima bwari bugihari. Haleluya. Nubwo ibintu byose byari byashizeho, abantu bari bifashe ku munwa ati buriya azongera kuvuga hamya Imana, ariko narakomeje ndavuga mpamya Imana, kuko Imana yari yabyemeye yuko ibyo bintu byose bishira bikagenda bikavaho, ariko Imana yari ifite umugambi. Amina. Hashize nk'amezi nka 3 gusa duhita twumva icyo Imana yavugaga ati nzabakura aha hantu. Imana yari ifite gahunda yo kutwegereza umuhanda, hafi y'umuhanda. Abantu baratangira baradusengera. Abantu Imana igende bakora ku mutima, baravuga ati nimutabara umukozi w'Imana. Abantu baratangira bazana amafaranga. Bazana iki? Bazana amafaranga. Narisigaye nirirwa nakira amafaranga gusa, ndi kujya kuri banke mpuriyeyo n'abacuruzi, nanjye ndi kujya kuverisa amafaranga. Amafaranga nagenda ndabika, mbona amafaranga abaye menshi. Mu minsi mikeya nkuramo 1,000,000 n'ibihumbi 250, ndagenda ngura ikibanza hafi y'umuhanda. Haleluya. Ubwo umucanga wubatse inzu turimo waje umunsi umwe, ikamyo n'icyana cyayo rukururana byaje biwupakiye birunda aho ngaho. Amatafari amwe twakuye kuri ya nzu yahiye turayazana tuguriraho nandi. Ibikoresho byose biraboneka. Amasima yose yaziye umunsi umwe, aho nari ncumbitse amasima turapangagira hejuru ku nzu. Abantu bagiraga ngo ncuruze amasima, abantu baza kunsura ate uri gucuruza amasima? Tereka da, ahubwo ni ijuru ririmo rikora ibitangaza, kuko byose bifatikanyirizamo kutuzanira iki? Ibyiza. Imana yabonaga yuko ngiye kujya mu zabukuru, ntagomba kuzasazira mu nzu. Nubwo yanzu yari ikoze neza, ariko imbere habagamwe ibiti. Nubwo nari nateye amaripu n'ibindi byose utamenya ko harimo ibiti, ariko Imana ntabwo yashakaga nyakatsi, yagira ngo nzasazire mu nzu nziza. Ubu rero Imana yanyubakiye inzu nziza imeze neza, ifite amakoroni nk'ariya mwarimu yari ari kuvuga. Amakoroni azamuye, inzu nziza iri hafi y'umuhanda. Amabati ayisakaje yavuye muri Swede. Yavuye hehe? Muri Swede. Ni ya mabati adafatwa n'ingesi, nubwo yamara imyaka 100 ntajyaho ingesi. Niba muzi amabati basakazaga amashuri mu gihe cya kera, yavuga iyo ngiyo. Hari ahantu yari hari ku rusengero ku Rwahi, barayakuye ku mashuri, yaje kuvugururwa bayavanaho. Leta iravuga ati ayanyu ni muyakureho, natwe turashyiraho ayacu, ariko akiri mazima ameze neza. Barayabitse ahantu, igihe cyo gusakara kigeze bari barayabitse ngo bazabibakoresha ku bindi, ariko navuga nti ni mumpa y'amabati nyagure. Amabati ndayagura, niyo nasakaje. Ubu no kuvuga ko ntabwo ingezi zishobora gukora kuri iryo bati. Inzu imeze neza, irimo amakaro, irimo wese mu nzu, n'amazi arahari, ibintu byose bimeze neza. Abantu baragira bakavuga bati burya uwijya gukiza iranze kagira gute? Ikamukenesha, irabanze kakwambura kugira ngo izabone iguhereze. Amina. Amarangiro narayasize buryo nshatse ndongera kavugurura, ku byo kuyasiga ndabizi. Abantu bose baratambuka bavuga ati Yesu mwami. Tiburya nimurebe iby'Imana yakoreye umukozi w'Imana. Ubu ndaho ndicaye tuje. Imana dusize hafi y'umuhanda, inzu imeze neza, nta kibazo cyo kuzubaka inzu. Wa muhungu wanjye Jose
inzu ahubwo nta niyo azagumamo niramuka nshaje ntabwo azongera kwirirwa yubaka kuko ni inzu izamara imyaka n'imyaka. Nimumpere Imana icyubahiro. Nimumpere Imana iki? Kubakunda Imana byose bifatikanyirizamo kutuzanira iki? Nuhura n'akaga ugahura n'ingorane, ubu buhamya bujye bugufasha uvuge ati wa muntu Imana yahaye umwana amaze imyaka 23 ikongera ikamutwikira inzu n'ibintu byose, ubu amakota yarongera araboneka. Iryo ni nambaye ejo se niryo nambaye none? Oya, niyo yonyine se. Ndambara ngacoka amakote arahari, imyenda irahari, ibintu byose byarabonetse, nta kintu kibuze. Ubundi mu kiruhuko kizabukuru ariko ndi umuntu umeze neza, nta stress, nta umyaka raporo, nta umyaka iki. Nabonye ibintu byiza nk'ibi ngibi biba bimeze neza. Iyo wakoze umurimo w'Imana ntugire ikizinga, ntugire igitsira, Imana ikagusezerera neza, ugenda ubwiriza ubutumwa uko ushaka, nta kintu kiguhagaritse umutima utavuga ngo inzu zansaziraho. Byose Imana ibikora neza. Haleluya. Turiza mu isezerano, hari ibyiringiro byo kugira gute? Byo gutabarwa. Nuhura n'akaga uzirikana urukundo Imana yagize gute? Yagukunze, iragukunda. Ibikubaho n'ibigusimburanaho byose bifatikanyiriza kutuzanira iki? Nimuhaguruke dusenge Imana. Muhaguruke dusenge. Hari nawe waba ufite ingorane, waba ufite ibibazo bigusimburanaho, iyantaba izagera gute? Izagutabara. Ntujye kure y'Imana gusa. Ikimana yanga ni icyaha. Tunganya ubugingo bwawe, tunganya umutima wawe. Imana ikwezi gutunganya ikuboneze. Nimara kukuboneza uhagarare neza, urindire igihe cy'Imana. Reka umushumba yegere hino. Umushumba w'iritorero yegere hino, asenga Imana. Rambura ikiganza cyawe ahuri. Rambura ikiganza cyawe, wereke Imana ikibazo cyawe. Reka dusenga Imana ariko yigirira icyizere. Mana yacu turagushimiye. Haleluya. 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 Turagushimiye kuri iyi saha. Haleluya. Twongeye kumva kugira neza kwawe, twongeye kumva imbabazi zawe ugirira abakubaha, twongeye kumva gutabara kwawe. Uri Imana itajya ikoza isoni, no mu bibazo ubana natwe ntabwo ujya udutererana. Wabanye n'umukozi wawe mu bihe bikomeye, umuha kwihangana, umuha kurindira, ntabwo yigeze gukoza isoni. Niyo mpamvu muri iri teraniro abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, turambuye ibiganza tugusaba imbaraga mu gihe gisa nk'iki. Turagusaba imbaraga, turagusaba imbaraga, turagusaba imbaraga. Hari abafite ibigeragezo bamaranye iminsi, ariko tubonye neza yuko mu bigeragezo ujya uza ukitamurura, ukihesha icyubahiro. Niyo mpamvu izi saha ongera utugarukeho Mana. Garuka kuri buri wese. Nubwo ikigeragezo cyamara imyaka, uraza ugahindura amateka. Nubwo ikigeragezo cyamara amezi, uraza ugahindura amateka. Mana, ururuka wongerere icyizere abantu bawe, kubw'ijambo ryawe ritwubatse, kubw'ijambo ryawe ridukomeje. Girira neza buri wese, imbaraga z'Imana zimanuke, ubwiza bwawe bumanuke. Haleluya. Ijwi ryawe ryongorere buri wese. Haleluya. Reka izi saha gera mu byacu, reka izi saha rwana n'ibiturwanya, reka izi saha rengera buri wese. Turwana intambara tuzi nizo tutazi. Turagushimiye Mana, tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu,
uri Imana yahabaye cya gihe kandi uzakomeza no kuhaba. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Nzareba Imana yanjye, nzayitegereza, nzareba Yesu mu maso ubwo azagaruka, nzareba Imana yanjye, nzayitegereza, nzareba Yesu mu maso duhanganye ubwo azagaruka. Mutima wanjye nezererwa agakiza nkuzaniye, ntuzababara ukundi, zanezerwa bitavugwa, ndi kumwe n'umwami wanjye, zambikwa mbaryamahanga, umwami wanyitangiye, zambikwa mbana Yesu, umwami wanje w'amahoro. Nzareba abamarayika ndirimbane nabo, indirimbo zo kunesha ziririmbwa iteka. Nzareba abamarayika ndirimbane nabo, indirimbo zo kunesha ziririmbwa iteka. Mutima wanjye nezererwa agakiza nkuzaniye, ntuzababara ukundi, zanezerwa bitavugwa, ndi kumwe n'umwami wanjye, zambikwa mbana Yesu, umwami wanyitangiriye, zambikwa mbana Yesu, umwami wanje w'amahoro. Nzareba Imana iteka, ndokoze y'isi mbi, sinzababazwa n'urupfu ruzabarwaho. Nzareba Imana iteka, ndokoze y'isi mbi, sinzababazwa n'urupfu kuko ruzabarwahunze. Mutima wanjye nezererwa agakiza nkuzaniye, ntuzababara ukundi, zanezerwa bitavugwa, ndi kumwe n'umwami wanjye, zambikwa mbana Yesu, umwami wanyitangiriye, zambikwa mbana Yesu.
Yesu, tambana Yesu, umwami wacu w'amahoro. Hallelujah.